mba nagutumye ukirirwa mu polisi. Saba abakozi bawe. Saba abakozi bawe. Urashaka uwo mutwe ntandukuramo iki kigofero. Urashaka uwo mutwe nza unyuzemo isasu. Shaka envelope. Urabona ka envelope gatoya. Ushyiremo 5,000. Ayo magambo se nayahe nayo makuru nayahe? Harimo amagambo. Pastor asengera abakristo abaka amafaranga. Ibyo byose ntibikaguca intege mu murimo w'Imana. N'abantu baba bashaka kugira ngo batanye ubwoko bw'Imana. Ko Satani rega ntago yicaye. Abo rero nabashaka gusenya itorero ry'Imana. Ndaje ibyo nzabyikurikiraniraho nariyizi, sibyo? Reka ngende tuzasubira. Ngaho Imana ikurinde. Yego. Ibihe byiza. Imana yaba yarifashije. Imana ndabizi ko ushoboye. Umufasha uko mbimubwiye nuko mbitekereza bari kabyakira. Ubundi uhindura umutima we. Umutima we yongere gusubira umuntu. Abo umupasiteri nyakuri atari umupasiteri w'amafaranga. Umfashe Imana. Kandi ndabizi ko bishoboye. Mvanye nibyo nababwira ndeye. We twarabivuganye bya nkubura bise. Muzi impamvu yabaduhamagaje hano hanze. Ubundi ninde waruzi hano? Karibu. Mwana Pasteur. Bite. Umusura musuye ariko ntabwo ntabwo twafitanye. Ntabwo ari ngombwa gahunda. Twagira Banamukije neza. Uzaniye umushyitsi se? Bravo. Bravo neza. Neza shimye. Turakomeza Pasteur. Turabakiriye karibu. Hano ni iwawe urisanga kabisa. Yarize ntabwo ari ubwa mbere wagera. Hano ni nko mu rugo. Okay, warukomeye ariko nawe. Komeye usanze ndi busy mu kuntu afite akazi ariko ndi mu online. Okay, umukanya ngiye kuri office. Okay, nta kibazo. None se mwana baturiye. Muzi impamvu yabatumije hano? Urayizi? Mperuka twarabiganira. Muba ukorera ubundi uramuzi uramusobanura. None se niwo wazanye mugakintu nese ngenzi byari Imana. Ninde se waruzi hano hantu? N'ubugambira hano ngemagize. Bungo biranunga. Twahageze ubushobozi umuziho bwa bwo kumuzana. Rero bazana ya kanyaba. Sara ni mutegereze mwitonze araje abasanga hanga. Icyari kinzanye nyamukuru ndumva wihuta ariko nakikubwira. Narinje kukwereka uyu mumama umumenye umwe mu bamama bakuru mu itorero ryacu. Umumama nizera cyane. Umumama uzi ibyanjye byose icyo washaka kumenya. Uyu nguyu yakikubwira. Ikindi uyu ni umwavoka wanjye. Uyu ni umwavoka wanjye. Ibibazo byose twagenda tugira uyu ni uzajya uburana imanza. Urabizi kwa wundi twamubuze twayobe iyo yarengeye. Twayobe irengero ryiwe. Deni ntago nabaho ntafite umwavoka. Ntago byakunda. Rero niyo mpamvu navugaga ngo mukwereke umumenye.
umunyamategeko wacu. Reka nze gato. Niyo muri aho ngaho tumutegereza. twebwe turi bashyashya muri aka gake uriya amatiku nyine akunda kubuza ati ugakunda ufatira akantu ufatira ibyana musanire kawigi niba n'umwaha ahantu twaje kumuhabeza ubu nta kibazo kirimo mwana ajya muri izo sitori nababwiraga arabashaka ninde muri mwe ugenda ubunza umuntu ni byiza cyane Pasteur. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya abantu bangaragiye kugira ngo mu gihe ntahari ubona abantu bagufasha mu kazi ka buri munsi kawe mu gihe hari ibyo ukeneye. That's very good. Okay. Wamubonye rero? Ego namubonye. Bamwita byo. Rero haba ari kuri ofisi haba ari hehe wahajya umubaza mu gihe hari urubanza dufite ukadufasha kuruburana cyangwa se ikindi kibazo twagira twajya tukubwira. Ubwo rero mu gihe ntabonetse wabaza uyu mumama. Pasteur. Yes. Okay. Uyu ni umumama turakorana mu itorero. Byiza. Okay. Ibindi birambuye tuzakenera kumenya uzamubaze nta kibazo. Okay, ni byiza murakoze Pasteur nanyise barakoze kandi kunyereka umuntu mukorana ko ni byiza kugira ngo iyo udahari akazi gakomeze. Okay. Genda bishimiye cyane ariko nkuko nari nakubwiye ndihuta. Hano ni wawe nta kibazo. Nagusiga ndagaruka mu kanya. Mbere y'uko ugenda ntakurogoye nta nimero zanyu hari igihe wenda nanjye nakenera kubavugisha. Okay. Yego. Andika 0788 812 yego 13 11 0788235223. Okay. Right. Okay, you can call me and then I get your number. Send numero yawe nawe kugira ngo nyibike. Okay. Yes. Yirodinge ntacyo. Okay. 078 Yego. 30 Yego. 38 961 isaha mwaduhamagarira twabitaba. Mama Pasteur. Ego. Akaza cyane. Namwe. Sawa. Okay. Sawa. Ni mukanya. Twazongera tuvugane. Sawa. Kugira tunyira wa mugara Pasteur nta kibazo. Okay, nta kibazo bakoze. Uyu mugabo ndabona ari seriye kurikije uko avuga n'uko agaragara. Ntabwo njya nkoresha abantu atari seriye n'abantu bazadufasha muri byose. Aragaragara ko bashobora kuba yakora akazi neza. Okay. Ariko hagati aho boneho akanya hari igihe tuba duhuza ariko urabizi ko nubwo turi gukorana umurimo w'Imana hari impamvu yatumye dukorana. Ni ibihe byiza twagiranye, ni igikomere naguteye kera nabizi, mbyarira umwana nubwo nari ndi mu bihe bibi ntashoboye kumubona, ntashoboye kujya gute. Impamvu nashatse nkwegereza urabona rura rusengero mwari mwaratangiye rwari ruri kugenda rusubira inyuma, ariko ndavuga kuko nazamuye insengero nyinshi ndaguhamagara uze dukorane. Twiga segonderi bira byari iby'ubwana urabizi byararangiye nubwo ntakurikiranye umwana wanjye, ariko nukuri ndabikubahira ko uri mama w'umwana wanjye nubwo tutabana, ariko ndashaka ko byibura wangere ku mwana wanjye kwasa nkamureba. Nguki